twakire umushyitsi mukuru wacu uyu munsi, nyakubahwa First Lady of the Republic of Rwanda. Kubahwa First Lady, twarabimenye ko ejo mwagize isabukuru. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Twese tugushyira ku matura gupostinga tukagushyira ahantu hatandukanye, ukabashyira ahantu hatandukanye. Ni ukuri nubwo biri mu nshingano, ariko ubu ngubu twagenderewe. Kugira ngo nk'abakobwa nk'ababyeyi bo muri uyu murimo tubagezeho impano twabateguriye tunabakira. Ubwo u Rwanda rufite ba nyampinga bangana nk'amwe turahirwa. Saba Imana ko inkongoro zacu zihora zisendereye. Dukwiye rero kurangwa no guca bugufi, kuko uko kwikuza byirukana Imana mu buzima bwacu, ni nako guca bugufi birushaho kutwegeranya n'Imana. Muri wa mutima w'umugore uhora ushaka kunoza, dusabwa guhuza inshingano z'umukristo, indangagaciro z'umuco n'icy'umuryango n'igihugu bidutegerejeho, byose tukabikorana umuhate n'umutima ukunze. Nagira ngo twakire umushyitsi mukuru wacu uyu munsi, nyakubahwa First Lady of the Republic of Rwanda. We are very honored uyu munsi kuba dufite amahirwe yo kwakira umubyeyi nyakubahwa First Lady of the Republic of Rwanda. Wow! We are so honored. Nakwicarira mu bwiza bw'Imana. Imana yari yarabitubwiye, none birasohoye ku manywa y'ihanga. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Rero uyu mugoroba n'andi mahirwe dufite yo kongera kuba aba champion, yo kongera kubona a seed itugeza kuri urwo rwego. Nanjye uyu mushyitsi mukuru mutegerezanyije amatsiko hamwe mwese. I'm very excited. Kandi burya ngo uburyo turi gutegereza umwanya, nagira ngo twakire umushyitsi mukuru wacu uyu munsi, nyakubahwa First Lady of the Republic of Rwanda. We are very honored uyu munsi kuba dufite amahirwe yo kwakira umubyeyi nyakubahwa First Lady of the Republic of Rwanda. Wow! We are so honored. Nakwicarira mu bwiza bw'Imana. Imana yari yarabitubwiye, none birasohoye ku manywa y'ihanga. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nyakubahwa First Lady, nitwa Pacifique Kwizera Irumva. Twatangiye umunsi wa nyuma wa All Women Together. We are very honored to have you hamwe natwe uyu munsi. Rero twatangiye turamya duhimbaza Imana
hanyuma tuza kumva ubuhamya bwa bamwe muri twebwe bavuye mu gutsikamirwa bakagera mu butsinzi kubera iyi vision, bamwe binyuze mu giterane nk'iki cya All Women Together. Twumvisha abana b'abakobwa bagize ibyago ntibarerwa na mama wabo, bagira umugisha igihugu kibishyurira ishuri. Uyu munsi ni aba entrepreneurs barimo biteza imbere, bateza imbere itorero, bateza imbere igihugu. Twumvisha umubyeyi witwa Elizabeth uba muri Musanze, nawe wavuye mu gutsikamirwa uyu munsi akaba ari umutsinzi. Twumvishe couple yarimo umutware wagize igihe cy'umwijima akajya hanze, asize umuryango kubera inzoga, reka tubivuge mu magambo yabyo, akajya ataha akava mu rugo kuwa kane akagera mu rugo ku cyumweru, ariko uyu munsi bari kumwe, barimo barakorera Imana hamwe. Nyakubahwa First Lady mubimenyereye, nakwakira Apostle akabakira officiellement. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mbega umunsi muririmbyi yaravuze ngo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Hari n'ibintu tutari bugaragarize hano, ariko nyuma y'amateraniro hari ukuntu turi bumere. Turanezerewe nyakubahwa First Lady, ukaba n'umushitsi mukuru, banyakubahwa mu nzego zitandukanye, bashitsi mwese mwitabiriye ubutumire bwacu, banyamuryango ba Women Foundation Ministries. Tunejejwe cyane nuko mwitabiriye ubutumire bwacu bwo muri iki giterane ngarukamwaka cya All Women Together ku nshuro ya 11, yakabaye inshuro ya 12, ariko kubera COVID-19 hari umwaka twasimbutse ni inshuro ya 11. Iki giterane rero kikaba gifite insanganyamatsiko ivuga iti kuva mu gutsikamirwa tukajya mu butsinzi, cyangwa se from victims to champions. Kikaba gihuje abanyamuryango barenga 5,000 bari hano muri Kigali Convention Center, dukoresheje andi masare. Buri munsi kigatambuka kuri YouTube channel, kigakurikirwa n'abantu batandukanye. Muri abo bitabiriye hano harabaje baturutse mu bihugu bitandukanye, aha twavuga nka Amerika, Canada, Europe, Asie, Australie ndetse n'ibihugu bitandukanye byo muri Afrika. Nyakubahwa First Lady, tunejejwe no kongera kubabona kandi mukaba n'umushitsi wacu mukuru. Mugire amahoro, mugire Imana, mugire igihugu kandi natwe tukigire. Aba bitabiriye usibye abasengera mu itorero ryacu rya Noble Family Church, hari n'abandi basengera mu madini n'amatorero atandukanye mu rwego rwo kugira ngo dukomeze twubake ubumwe nk'uko mu bidutoza buri munsi. Twavuga nka Kiliziya Gatolika biganjemo Abadventiste, ADPR, Anglican ndetse n'abandi badafite aho basengera. Reka muvuga amen abaje. Muri iki giterane habamo ibikorwa bitandukanye. Ubu hari abagore barenga 200 baro ducumbikiye mu hoteli ahantu muri Onomo Hotel, aho bahabwa ibiganiro bitandukanye bitwise nige wa mugore. Muri iyi myaka itambutse harimo bakiga harimo kwizigamira no gushora imari, kwiteza imbere, kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa, kurwanya ubusinzi n'ibiyobyabwenge ku bufatanye n'inzego zitandukanye za leta n'iz'abikorera, Minafet, Isange One Stop Center, RDB, RSSB, RNT, Iterambere Fund. Mu magambo make, kuba ababyeyi babereye Kristu ariko banabereye u Rwanda, bashigikira imiryango yabo ndetse n'igihugu.
nyakubahwa First Lady. Iki giterane gitegurwa n'umuryango Women Foundation Ministries, ukaba ari umuryango washinzwe nyuma yireyerekwa twaje gutambutsa ntari buvuge wenda ubu, ariko riza gutangira nibwo haje igiterane abagore twese hamwe kivukira munsi ya Women Foundation Ministries, tukaba twahawe umugisha wo kongera kubana namwe. Usibye nyakubahwa First Lady, uyu muryango ibiterane ukora ufite n'ibikorwa bitandukanye wagezeho ndetse n'ibyo duteganya gukora. Mu by'Imana yadushoboje kugeraho usanga bihura neza n'iby'igihugu cyacu gifite mu ngamba zo kwiteza imbere, harimo National Strategy for Transformation NST1 mu nkingi zayo uko ari 3, aho twavuga inkingi ya social transformation cyangwa se guhinduka mu buryo buri social, ariyo twebwe twita gufasha imiryango twiteza imbere mu bijyanye n'umwuka n'amarangamutima ndetse n'imibereho myiza muri rusange, spiritual and emotional. Hari n'inkingi dufite yitwa economic transformation, twebwe hano muri Women Foundation Ministries tubyita gute? Ibifatika. Hari inkingi ya transformational governance bijyanye n'imiyoborere myiza, aho dutoza kugira ngo abantu aho bari hose mu nzego zose aho Imana yabateretse bakomeze bakora imirimo myiza ariyo Kristo yabaremeye kuva kera isi itararemwa. Ibyo tubihuza niyerekwa Kristo yagize, kuko Yesu Kristo urebye Bibiliya mu by'ukuri yatoje abantu Imana, abatoza kwiyegurira Imana, ariko abatoza no kugira ngo babashe kwitanaho ubwabo. Turabisanga muri Yohana 21 ku murongo wa 15 kugeza ku wa 16, aho Yesu yabajije Simoni mwene Yona ariwe Petero, aramubaza ngo se Simoni mwene Yona urankunda? Arangije aramubwira ati mwami uzi ko ngukunda. Arangije aramubwira ati niba unkunda ragira intama zanjye. Ikintu Yesu yumvaga afitanye isano n'intumwa ze ntabwo kwari ukuba ibyamamare cyangwa se gukomera, ahubwo kwari kugira ngo bite ku bantu cyangwa se intama, ari byo twakwita mu gihugu abaturage, kandi nubwo turi abakristu turi abaturage b'igihugu. Aha iri jambo mu cyongereza rivuga ngo if you love me feed my sheep. To feed the sheep haza umukumbi wanjye. Ijambo feeding harimo kugabura, dushobora kugabura tukagabura amagambo meza, tugakuraho amagambo y'ubugome no gusesereza abantu. Dushobora kugabura dutanga ibitekerezo byubaka abantu bakabasha kuba abantu biyubatse, ariko tukanagabura ibifatitse ariyo mafunguro cyangwa se ibituma bava mu bukene. Aha turabibona no muri Mariko 6:34 kugeza kuri 39, ahantu Yesu ngo yagize impuhwe, agira impuhwe, abona abantu bababaye cyane ngo abagira impuhwe, ngo abarebye asanga bameze nk'intama zidafite umwungeri. Hanyuma arababwira ngo nimuze mbigishe. Yesu ntabwo yagaburiye abantu atabanje kubigisha, ari nayo zimwe mu nkingi tugenderaho tuvuga dutese nubwo twagira icyo tumarira abantu, tukagira icyo dukora, ariko abantu batize cyangwa se wigisha umuntu uko yakwirobera ifi uzayimuha, ejo yongera agaruke umuhindi nikijya gufite ko nawe uburimbohe ifite ibyiringiro, udafite wenda bishobora kuba biguhagije. Ariko nitwiga tugakomeza kubakana mu kwiga, bituma tubasha kugira icyo dushobora gufidinga abantu mu gihe kirekire. Yesu rero nibyo yakoze ku murongo wa 34 Mariko 6 arabigisha. Hanyuma ntiyagarukiye mu kubigisha ngo bigarukire mu magambo, ahubwo yabaye faith in action. Ubwo Yesu Kristo yaje gutegeka abigishwa be, arababwira ati nyabuneka ntimureke abantu bagenda, reka mbihuze n'ijambo abaturage cyangwa se abanyarwanda cyangwa se ubwoko bw'Imana muri iki gihugu, ntimureke bugenda tutagize icyo tubamarira, ntimubareke ngo bagende bashonje, ahubwo nimwe mugomba kubagaburira. Yesu yategetse rero abigishwa be ko babagaburira, ariko barangije atanga na structure. Atanze structure abasaba ko bicara, ngo bamwe 100 abandi 50. Hanyuma amaze kubicarika, gahunda yari isobanutse. Iyo turebye vision ya Yesu n'ukuri dusanga ihuye na vision y'iki gihugu. Bamaze guhaga arabasezerera. Ni muri ubwo buryo rero nyakubahwa First Lady
natwe nka Women Foundation Ministries iki giterane cyaje kugira ngo twongere twegerane nk'abadamu nk'uko iyerekwa rya Women Foundation Ministries cyangwa mission ivuga mu migani 27:17 ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi ngo niko umuntu akaza mugenzi we. Twemera ko tushobora kuba dufite ibintu bituzuye ariko twakwegerana tukaba nk'ibyuma bishobora kuba byaragimbye wenda ariko byakwegerana bikagira imbaraga. Muzabirebe iyo icyuma cyagimbye kikegera ikindi hari ukuntu byongera bigatyazwa. Nuko rero twavuze duti ntabwo twabyemera kugira ngo dukomeze kubaho gutya n'inyigisho twiga no kubakwa, inyigisho dukurikira umunsi ku munsi, haba mu buryo bw'ijambo haba mu buyobozi bw'igihugu cyacu, impuguro muduha twasanze tutabyicarana ahubwo twagenda tukabikoresha duhereye mu midugudu, tugahera mu nzego ntoya bike dufite, tukagenda tuzamukira mu nzego dukora ibyo twiga kandi nanone n'ibyo dusabwa. Niyo mpamvu nyakubahwa First Lady All Women Together, abadamu bavuye impande zose, harimo abagore, harimo abakobwa, harimo n'imiryango itandukanye n'abagabo barimo, ntabwo basigaye, kugira ngo twese hamwe dushobore guhura tuvuge dutese niki twakora. Abagabo baricaye muri Bibiliya baravuga ngo bagabo bene data, ese dukora iki? Bari bamaze kubona ibintu bihari ariko babazanya hagati yabo icyo bakora. Ntabwo rero duhura kugira ngo twinezeze gusa cyangwa se abantu bakiri mu marangamutima, ahubwo duhura dufite intego ivuga ngo ese twagira gute uburyo twahagarara aho turi. Dufite indangagaciro rero tugenderaho twihaye zivuga ngo ubumana, ubupfura n'ubudahemuka, haba mu itorero ariko haba no mu gihugu cyacu, aho tugenda tubona abantu bafite imbaraga nyinshi ariko kuko batamenye kuzikoresha neza zagiye zihutaza abandi. No mu mateka dusubiye inyuma, mu mateka yaranze igihugu cyacu cy'u Rwanda, mu mateka yatambutse, iyo tubona jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bitwereka ko hariho inshingano abantu bataye bituma ibyabaye biba. Ariko nitubasha guhura tukamenya ko imbaraga Imana yaduhaye ari zo guhindura, tukagira icyo bita positive impact, bizatuma tubasha guhindura hafi na kure. Mubyeyi mwiza rero mudukundire tubashimire. Tubashimire ko ubwo bumana, wenda dushobora kuvuga ubumana ko tubitwaye mu buryo tubihuza n'ijambo ry'Imana, dusanga mwarabudutoje, aho tubona umuhanuzi witwa Elisa atatangiye avuga mu ndimi, ntabwo yatangiye hano urababwira abantu ngo ejo Imana izakora ibi, ahubwo yashize mu bikorwa, ari nabyo tubona mu buyobozi bw'igihugu cyacu. Elisa atangira umurimo, ayo mashi tuyaha Imana nta kibazo. Elisa atangira umurimo, yahuye n'ikibazo cy'abanyamudugudu, baramwegera bamuha ikibazo, hanyuma baramubwira ati ariko ko uyu mudugudu ari mwiza ariko tukaba tubona amazi y'uyu mudugudu arushaho kuba mabi, arushaho gusharira, n'abanyamudugudu bamusanze. Nyakubahwa First Lady ndetse nk'umushitsi wacu mukuru muri uyu munsi turangiza igiterane abagore twese hamwe, twagiye tubona iki gihugu nubwo cyari cyiza ko cyari cyarishwe n'amateka, ariko kubw'ubuyobozi bwiza amazi asharira yabaye meza. Amazi yari mabi uyu munsi yabaye mazima. Niyo mpamvu mubona dushobora guteranira ahantu nk'aha twisanzuye, mureke dukomere Imana amashyi. Niyo mpamvu dushobora kuba twumvise abantu bari hano bize rwose, biga nta n'igiceri. Genda umuhamya, ndi umupasiteri, ngira ubuhamya numva mu bantu, aho abantu bize bigishwe na leta, ukamubaza ati ariko nta n'igiceri watanze, ati ntacyo. Nese nkawe niki wakora? Niyo mpamvu tuvuga ngo reka tugire ubumana, kuko nidutinya Imana tuzubaha n'abantu, nidukunda Imana tuzahesha agaciro abo yaremye, ariko nitugira n'ubupfura ntabwo tuzahemuka, ahubwo ubwo bupfura buzaduhesha kumera nk'abakristu beza batuye mu isi nziza, ahubwo bagerageza kugira ngo bayigiremo umumaro. Mu bupfura rero twiga nuko hari abantu bafite ubwenge, bafite ibyo bagezeho, ariko kuko batagize amahirwe yo kubona uburere bw'ibanze mu miryango, byagiye bibatsikamira mu buryo butandukanye. Umuntu akagira ubuhanga ariko ugasanga uburere bubaye buke, bitaturutse kuri we ahubwo biturutse ko nta wabimuhaye. Ariko twiyemeza ko uko twamera kose tuzakomeza kwiga tukagira ubupfura.
hanyuma icya gatatu n'ubudahemuka, aho tutazahemuka ngo duhemukire Imana, duhemukire n'igihugu cyatugejeje ahangaha. Hanyuma iyo tuvuga kuva mu gutsikamirwa twaba batsinzi, si uko tukiri mu gutsikamirwa, ahubwo nuko twahisemo kuvuga ngo ese iyo umuntu amaze gukira akava mu gutsikamirwa akava mu kibi, ese birakwiye ko aceceka akavuga ngo naratsinze nararangije? Oya, ahubwo nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika adukangura buri munsi kurinda ibyagezweho no kubungabunga ibidukikije, harimo cyane cyane umuturage ku isonga. Haleluya, sibyo? Wari uzi ko umuturage ari wowe? Ushatse wakoma amashyi n'igihe umuturage. Niyo mpamvu twanze kuvuga ngo twaratsinze ngo birangire, ahubwo turavuga duti ni gute ahubwo uwanesheje yatwaza undi ukuboko akamufasha kugira ngo bagireho bagera. Ese nanone ko tukiri mu isi irimo imyambi, ni iki cyatuma tutagaruka kugira ngo turusheho kwegerana no kwegera Imana kugira ngo ikomeze kutubashisha kuba abantu bazima? Murakoze rero, turabashimira ko mwabashije kwitanga mugatanga umwanya wanyu mukabasha kubana natwe. Ni ukuri nubwo biri mu nshingano, ariko ubu ngubu twagenderewe. Elizabeth hari ijambo yavuze abonye Mariya nyina wa Yesu, ati ndahiriwe ko nyina w'umwami angendereye. Bene data, murabizi ko namwe mwaje tukanezerwa, ariko kubana n'umubyeyi wacu hano twumva dususurutse, twumva tuguwe neza, twumva turi amahoro, cyane cyane ko muzi ko mu nshingano afite nk'umuryango ayoboye twese tuzi yuko yubaka umwana w'umukobwa, nuko adashaka ko abagore wenda ashobora kuba areba uyu munsi hari ibigoye guhindura ku muntu wakuze, ariko ukuntu mwubaka umwana w'umukobwa biduhesha kwizera cyane abagore beza b'ejo hazaza. Ndetse tuzi ko mutubaka umukobwa gusa, ahubwo mwubaka n'umwana w'umuhungu kugira ngo ejo tuzagire urugo rumeze nka Edeni. Rero tubigiraho byinshi. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha kubana natwe. Murakoze cyane. Ni muri ubwo buryo tubakira nyakubahwa mushitsi wacu mukuru. Twifuzaga kubabwira kuko nk'abana banyu twarabimenye ko ejo mwagize isabukuru. Twarabimenye ko mwagize isabukuru. Hari abantu twese tugushyira ku matura gupostinga, tukagushyira ahantu hatandukanye, ukabashyira ahantu hatandukanye, ariko iyo tugize umugisha nk'uyu ntabwo twawitesha ngo tubabwire ngo happy belated birthday. Kugira ngo nk'abakobwa, nk'ababyeyi bo muri uyu murimo tubagezeho impano twabateguriye tunabakira. Murakoze nyakubahwa First Lady, murakoze, ni karibu, reka tubakire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. We love you so much. We love you so much. We love you so much. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mom. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mom. Joyeux anniversaire. mubereye Imana, mubereye u Rwanda.
babyeyi bavandimwe beza, kera bavugaga ko iyo utereye impinga uyirangiza wahagiye, iyo utahasanze urugo ruzima ugwa mu gasi, naho iyo uhasanze urugo rurimo mpinga nzima uba umurame. Ubwo u Rwanda rufite ba nyampinga bangana nk'amwe turahirwa. Ibikorwa bya Women Foundation Ministries bifite uruhare rukomeye mu mibereho myiza n'iterambere ry'umuryango nyarwanda. Batumirwa bahire nk'uko byagarutsweho n'ababaganije muri iyi minsi mumaze mu giterane. Nibyo, iyo wubatse ubushobozi bw'umugore uba wubatse umuryango, bityo ukaba uteje imbere igihugu. Ntabwo ari umugore gusa ariko, kuko kubaka umuntu nibwo butumwa twahawe twese. Ntiwakubaka isi ibereye Imana usize umuntu kandi ari we uyibaho akanayigenga, ari nawe yayishinze. Kuzuzwa rero imbaraga, kuzamurwa no kubaka ubushobozi rero ni ingenzi muri uwo muhamagaro wa muntu. Bene Imana, bene u Rwanda, kubaho kwacu si impanuka, ubuzima bwacu bukwiye kugira intego. Intego nyamukuru y'ubuzima bwacu ikwiye kuba urukundo. Urukundo ruturanga muri byose, twange ikibi, duharanire kubaka aho gusenya, maze tube ryatabaza rimurikira bose, rikanirukana n'umwijima. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohani igice cya 4 umurongo wa 16 haravuga ngo Imana ni urukundo. Urukundo nirwo shingiro rwa byose, rya byose, bityo tugomba kuruharanira nk'uko Bibiliya ibidutoza. Nk'abakristo bumva neza ijambo ry'Imana, nta na hamwe Bibiliya ivuga ko ikinyuranyo cy'urukundo ari urwango, ahubwo ahatari urukundo harangwa kenshi n'umwiryane, kwikuza, kutubaha, kudaca bugufi no kutabasha kwishyira mu mwanya wa mugenzi wawe, kandi ibi byose binyuranye n'icyo urukundo rw'Imana rusobanuye. Nk'abana b'Imana, nta na rimwe ibigwi byacu bigomba kutugusha umutego wo kwikuza. Indeed, I am because you are. Icy'ingenzi rero ntabwo ari jye uriho, ahubwo icy'ingenzi ni impamvu yanjye yo kubaho. Dukwiye rero kurangwa no guca bugufi, kuko uko kwikuza byirukana Imana mu buzima bwacu, ni nako guca bugufi birushaho kutwegeranya n'Imana. Bavandimwe, abagore twese hamwe ari twe bari hano uyu munsi ndetse no ku isi hose, muri wa mutima w'umugore uhora ushaka kunoza, dusabwa guhuza inshingano z'umukristu, indangagaciro z'umuco n'icy'umuryango n'igihugu bidutegerejeho, byose tukabikorana umuhate n'umutima ukunze. Ubushishozi rero bwo kumenya guhitamo igikwiye ni ingenzi mu kubahiriza izo nshingano zose. Muri wa mutima unoza rero, mukomeze no kugira uruhare muri gahunda zigamije guteza imbere ubuzima bw'umwana n'umubyeyi, haba mu bijyanye n'isuku, imirire n'ibindi bifasha umuntu kubaho atekanye, ndetse mwebwe mwaranabitangiye, mukomereze aho. Abanyarwandakazi turahirwa, kuko igihugu cyacu cyumvise rugikubita ko ntaho wabasha kugera usize umuntu uwo ari we wese inyuma. Turi mu isi
turi mu isi aho hari n'abagoreka icyo Bibiliya ivuga bakanabyifashisha mu gutsikamira umugore, bakirengagiza ko Imana itishimira ko umuntu yaremye mu ishusho yayo ateshwa agaciro. Abashumba n'abandi bakozi b'Imana, mu nshingano nyinshi nziza mufite kandi dushima, harimo kwigisha butumwa bwiza no kurinda abakristu mureberera. N'abakristu namwe mukwiye kuba maso. Kwizera kwanyu rero gukwiye kujyana no gushishoza. Dufite ingero nyinshi z'abahohoterwa kugeza n'aho banamburwa n'ubuzima. Duharanire kuzamurana, kwikorezanya imitwaro. Ibyo nibyo bitugira abana b'Imana nyakuri. Ladies and gentlemen, to lift ourselves is our mission as nations. How can we all contribute at an individual level? First, we must confront the fundamental questions and make the fundamental vows. Who are you really beneath your different roles, the different groups in which you fit, and what is the part of you that can't be stripped back after you peel all layers of your social identity? A godly ambition is your origin. You are God's child. You must never forget you are a divine intention in a human form. We must also wonder, dear guests, what is our service to the world and what is its significance. Wealth for all may be the goal, but profit without service is merely exploitation. And exploitation is greed, and greed is the type of sin that has ravaged our world since the dawn of time. To know the wreckage that this lack of purpose or sense of duty has caused across the world, one only needs to watch the news. Purpose is impossible without service. To live a life of purpose consistent with the teaching of Christ, you must have integrity, always do the right thing. Dear guests, I urge you to make the best use of the strong governance frameworks to which we all owe our conducive and collaborative environment. And while godly values are universal, the will of our own governance is known. The needs of our population are known. It's national transformation for dignity for all Rwandans. If civil societies, including faith-based organizations, commit to aligning with the national priorities and using their link to the community to allow all our efforts to converge at all levels, we can make our Rwanda the promised land for which God has prepared us. And we are getting there. The progress achieved by the leadership of Rwanda, its communities and families, is commendable. Yes, the body of Rwanda was tortured and assaulted, but its spirit never did and never will die. Keep up the good work, and where granted the means by your faith and by God, may you double in efforts. Ndagira ngo soze nshimira by'umwihariko abanyarwandakazi mwese mudahwema kugaragaza urukundo, ndasubira mu byo Apotre yavuze, ubudahemuka, ubudaheranwa n'ubupfura, kuko nzi neza ubwitange bwanyu. Intego mwifuza kugeraho iragutse, rimwe na rimwe bikaba byabasaba kwirenga aho bikenewe. Ibi bigatuma mutiyorohera cyangwa ngo muruhuke mutaragera kuri iyo ntego. Gusa ntitwakwirengagiza ko kubazwa byinshi k'umugore hari aho byumvikana
nk'umuhamagaro bikarenga bamwe bikanabaca n'intege. Hari n'aho wakwibaza niba uyu ari umugambi w'Imana koko ku buzima bw'umugore, ukanibaza uti mu gihe umugore ananiwe harya bigenda bite? Ni izihe mbaraga zakura umugore muri uko gutsikamirwa akajya mu butsinzi? Izo mbaraga ubwazo niyo ntego. Ariko kandi ndabibutsa ko mukwiye kurenga ibyo byose mukizirikana, mukaniyitaho kugira ngo izo ntego muzazigereho mufite ubuzima bwiza. Ntibishoboka rero kuzuza inkongoro z'abandi mu gihe iyawe icagase. Kandi abacu nabo bafite inshingano zo gutuma ubuzima bukomeza, bityo bakwiriye kugira uruhare mu kuzuza ya nkongoro yawe mu buryo bw'umwuka, amarangamutima n'iterambere. Nkabasoza ngira nti nsaba Imana ko inkongoro zanyu zacu zihora zisendereye.